ndabaramukije cyane mwukagira imana n'abantu abakunzi b'amateka y'u Rwanda dukomeze dukunda ibyacu cyane cyane ibisakuzo dore ko wari umwe mu mukino mwiza cyane abakurambere batozaga abato n'abakuru kugira ngo barusheho kunoza no gukungahaza uwo mukino ndetse umumaro wawo byari ugutoza gufata mu mutwe no kunyaruka mu bitekerezo. Dusaakuze rero n'abato kugira ngo u Rwanda rubatembemo. Bana beza mwiriweho neza? Yego. Reka dusaakuze rero. Sakwe sakwe. Soma. Aka kagabo ni gato ariko kakwirukana so. Uruyuki. Utyo. Sakwe sakwe. Soma. Nagutera ruganwa iganira n'abantu. Telefone. Yego mukobwa mwiza. Sakwe sakwe. Soma. Byagira biti po. Gicyo. Aha, imfizi y'intama. Icyo cyari gikomeye cyane. Yego mukobwa mwiza. Sakwe sakwe. Soma. Nicaye iwacu murika ku isi. Izuba. Utyo. Aha. Sakwe sakwe. Soma. Ndya nkurye. Urusenda. Nuko mukobwa mwiza. Sakwe sakwe. Soma. Fata umuhoro, fata undi, tujye gutema ibidatemeka. Amazi mukobwa mwiza ubereye u Rwanda. Sakwe sakwe. Soma. Icyo nsasira ntikirame. Gicyo. Ikawa. Byari bikomeye ngaye nguko rero babyeyi dukomeze dutoza abato u Rwanda rubatembemo muragahorana amata ku ruhimbi yari Kaneza ka mugabo.